arategeka ati uwo mwana muzima ntimumwice, ntimumwice na hato, mumuhe uriya mugore kuko ari we nyina. Kubera iki? Yari amaze kubona yuko ubundi nyina w'umwana ntamwifuriza urupfu. Nyina w'umwana wasayini industries ahora cyakira ubuzima, arangije akoresha itegeko ngo nimwimumwice. Aleluya. Niko Imana iri kuvuga, oya ntupfe, oya nturware, mbega ntuve mu isi, kuko haracyari umurimo w'Imana ugomba gukora. Salomo ako kanya ahita akoresha itegeko, bati okay sawa, noneho dore uko bigenda, noneho uwo mwana ntimumwice. Uwo mwana ntimumwice, ahubwo mumufate mumuhereze uriya mubyeyi umufitiye imbabazi. Bivuga ngo Imana ihora idufitiye imbabazi, nubwo shitani ahora ashaka kudidista, kutwundiriga, kutwunisa iboneye, kutwica. Itegeko ry'Imana rirakomeye. Noneho Salomo arategeka, aravuga ngo noneho ntimumwice, uyu mwana mumuhe nyina. Umaze igihe kinini dayimoni agambiriye kukugirira nabi. Noneho dayimoni ahoranyaga umwuka n'imbaraga z'Imana, ariko ishobora byose, itarayirigreni, itadiswa, itagirya ruswa. Noneho yibirya ruswa uba warapfuye, ariko Uwiteka Imana ahora ari maso, arakurengera. Noneho uyu mugore Salomo abona ahita akoresha itegeko n'ubwenge, areba imbabazi wa mugore amufitiye. Impamvu shitani atagufitiye imbabazi nuko ashaka kukwica kugira ngo agukize, agukure mu isi, agukure mutaragira imirimo y'Imana ukora. Niyo mpamvu usanga aguhoza mu nzoga, aguhoza mu busambanyi, aguhoza mu bibazo, aguhoza mu ntambara, kugira ngo uzinukwe nawe wakijijwe, wowe wari warakiriye Yesu, arirwa kuzanira irari ry'isi kugira ngo uve mu byizerwa ucumure. Noneho birangije Imana, aleluya, iragostisa aravosayide, ikenosine ikoresha itegeko, aleluya, ikorera muri Salomo. Salomo ahita ahishurirwa ko wa mugore udafitiye imbabazi na hatoye mwana atari nyina. Noneho Salomo niwe yakuye ijambo ryiza, jambo nawe nkwifuriza, ijambo ryo kuvuga ngo mwimwica. Aleluya. Mwimwica, nimumuhe nyina. Nyina nuriya uri umufitiye imbabazi. Yewe shitani ntamwe wagufitiye, nubwo ubona uri mugenda ntamwe wagufitiye, ahubwo Imana niyo igufitiye imbabazi. Ni nayo mpamvu nta kizakunanira Yesu yakirimo, nta ndayi Yesire daigro, nta n'ikizigera kikwisha Uwiteka Imana yabigezemo. Ndagira ngo nkubwire ngo amateka y'ubuzima ajya ahinduka, ariko Uwiteka ntabwo ahinduka. Birangije rero nibwo bwabaye umugore Salomo acurwa urubanza, aruca umwana muha nyina, wapfushije nawe aramuhamba. Nisige wahera. Nagira ngo nkubwire ngo rero ubuzima bwawe shitani ahora bucunda, ahora ashaka kukugira nabi, ndetse ahora ashaka kukwambura agaciro. Ariko uyu munsi tegeko ry'Imana riravuze ngo umwana wawe numusubizwe. Mwuka w'Imana wari warawunya nigistonse bevo, umwuka w'Imana wari waranyazwe. Uyu munsi itegeko riraje riturutse mu ijuru, umwana wawe numusubizwe. Nubwo dayimoni yari yarakuvangiye, nubwo imyuka mibi yari yaragutwaye ubuzima, ariko nibugaruke mu izina rya Noredi savosire taige notara bosta saravasi eromedai oregrestansimini. Reka dusenge. Uyu munsi itegeko riraje rivuga ngo Salomo agomba guca urubanza, nawe Imana ikagusubiza ibyawe wanyazwe. Mana ishoboye byose ndagushimiye, sengeye uyu nguyu ugiye kumvira ijambo ryawe, umuha imbaraga kandi araryumvise. Ni umurokore, dore dayimoni yari yaramutwaye ubwenge, yari yaramutwaye ububasha, yari yaramutwaye kwa gutegeka, yari yaramutwaye ibintu byose. Nta nubwo yari agituma asenga, nta nubwo yari agituma abaho, ndetse indwara ya dayimoni yazimuteje ari nyinshi kugira ngo atarokoka, ahubwo ahora muri mu mubabaro. Urakoze, bikore. Nasengeraga ijambo kugira ngo abazaryumva bose bagirirwe neza, abari baratawe batoragurwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ngo babashe kugera imbere heza. Rero ndagarutse nkwibutsa gukora share, ugashayaringa abantu. Iki kiganiro tugiye kuganira, cyangwa se ijambo ry'Imana tugiye kuganira
kugira ngo na wa wundi umubwirije, kuko wenda ibisengero zirafunze ariko ntabwo iz'umutima zifunze, ndetse iz'umwuka ntabwo zifunze. Abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni, niko ijambo ry'Imana rivuga. Tonita la sigro de brime fostance, utajya ubashika kunyeganyezwa, ngo ahubwo rinanse, uhora uhamye iteka ryose. Ariyo mpamvu rero umuntu wese wiringiye Uwiteka ntabwo ajya agira imbeho. Imbeho mvuga ni igihe umuntu akomerewe, igihe amakuba yabaye menshi, igihe ibikomeye bije, igihe donestance rebone, igihe watawe, igihe ibintu byanze. Kwa Yesu dufite umushobozi ujya ubishobora, ajya bidushoborera, kuko Yesu wenyine niwe ujya ushobora ibintu byananiye abana b'abantu. Bivuze iki rero? Bivuga ngo nawe umaze igihe gikomeye cyangwa se kinini, urushye, ubabaye, humura, Yesu ni umutabazi. Niryo jambo nazanye kugira ngo uno munsi tuganire. Uno munsi turaza kureba ibintu nka bitatu byatuma umuntu abaho, kuko buriya hari igihe tubaho tukabaho nabi ariko tukabaho, kuko buriya umwe niwe wigeze kubimara aravuga ngo ubuzima bw'umubabaro ndaburambiwe, ashaka kwiyahura, ariko Imana yanga ko yiyahura, kuko nta muntu upfa mbere yo gupfa, nta n'upfa nyuma yo gupfa. Bivuze ngo umuntu apfira igihe cye. Rero uyu munsi ndagarutse, ndi umugabo ndubatse, mfite madamu n'abana babiri n'abandi tubana. Imana ibahe umugisha. Reka dusenga Imana kugira ngo dukomeze umurimo w'Imana. Mwami Imana yacu turagushimiye, uri Imana y'ibifite imibiri byose. Iyo wavuze biraba, iyo utegetse birakomera. Redita kuzariki bonita lezi wilifosa limoni daistis. Ndagarutse jyewe imbere yawe Mwami, kuko wantoranije imbere yawe kugira ngo ngukorere. Ndi igikoresho, nuze muri jyewe ukore, ntaba ari jyewe ahubwo aba ari wowe. Banza umutima n'ubugingo byezwe, ubugingo bwanjye bwezwe. Lago Simonita ntuzarivazaide ukore abadorera kezonita steva daboneka zoe nimanda kuma shadow sanse ku tayibonea kukanwa kanjye, mbashe ku edesta, mbashe kuvuga, kuko renide sodiki ribosa igre. Iyo umuntu avuze wamuvugishije biremera, iyo umuntu atanze ibyo wamuhaye birakomera. Ndagushimiye kuko ugiye kubana n'akanwa kagiye kuvugira. Ndinda abazimu, imbaraga z'abadayimoni zihunge mu izina rya Yesu. Regisa voasire ndahagarika orida yisiya ubutware bw'abazimu, imyuka y'abadayimoni, imyuka y'abacunyi, yewe wambaraga za shitani wegenda mu izina rya Yesu. Nanjye mbere urufunguzo kugira ngo hagira benshi bumvira ijambo, bagende bafungurirwa ibyabo byari byarafunzwe. Uri Imana ijya ivuga, kandi iyo uvuze biremera. Nushimwe cyane kuko uri ibyiringiro by'abizera. Himbazwa Kristo we, himbazwa gitare cyacu. Hinikirida bana n'abatayihoza batarakumenya, bana n'abakumenye. Umuntu wese uzagirira neza akabona iri jambo, uzamukirize muri ryo kandi umukomereze muri byo. Ndagushimiye bikore mu izina rya Yesu, amen. Mana ishimwe kubera yuko yatwitayeho. Impamvu yatwitayeho aduha Yesu Kristo kugira ngo bari abanyamahanga bamwe batagiraga Imana, bajyaga basenga, bagasenga ibigirwamana, Imana kugira ngo ibashe kubitaho. Rero ndagushimiye wowe tugiye gufatikanya ijambo ry'Imana mu minsi dufite, mu gihe dufite. Birasaba ngo umuntu abe maso. Tugenda twibaza ngo ese impamvu umuntu ariho ni impamvu ki? Hari impamvu ebyiri zituma umuntu abaho. Impamvu ya mbere ni uko aba yabashije kwemera ubuyobozi bw'Imana. Iyo uyobowe n'Imana biremera. Muri iyi minsi rero dufite ibibazo byinshi tugenda twibaza. Tujya twibaza ku bintu birimo bihita ku cyorezo cya coronavirus, cyangwa se cya COVID-19, cyangwa se cya COVID-19. Umuntu wese abyibaza ukwe. Tukagenda twibaza ngo ese impamvu Imana itagikuraho ni iyihe mpamvu? N'umunsi rero turagira ngo turebe. Hari iminsi ijya ibaho abantu bakagira ibibazo
ndetse bakumva Imana ije bayibaza. Ariko nkubwire ngo kubaza Imana niyo usenze irumva. Hari umuririmbyi yavuze ngo ni ukubera Imana. Iyo Imana ikurinze biremera. Uyu munsi rero nawe urinzwe n'ukuboko kw'Imana. Denoda sikro de bayfo. Nawe urinzwe n'ukuboko kw'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana tugiye kuganiriramo. Uyu munsi uraza kuba maso kugira ngo tugendane. Uyu munsi ndavuga amagambo asa na Imana inyobora kugira ngo tugendane. Dusome ijambo ry'Imana riri ahangaha mu gitabo cy'Abami cya mbere ibice 3 ku murongo wa 23. Hari ijambo rivuze ngo nuko umwami aravuga ati yemwe umwe agira ati umuzima niwe wanjye, uwapfuye n'uwiwe n'uwawe, n'undi akagira ati oya, ahubwo uwapfuye n'uwawe, umuzima n'uwanjye. Dusome hepfo gatoya 26. Aravuze ngo nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi abwira umwami ati nyagasani, umuzima n'umwihere wimwica. Nubwo bimeze bityo ariko undi aravuga ati ahubwo bamucemo kabiri mubure nawe umubure. Mana ishimwe. Ni instance bamucemo kabiri mubure nawe umubure. Ni amagambo tujye kuganira dutuje uyu munsi. Dusomye ijambo ry'Imana 23 ryavuze ngo nuko umwe aravuga ati yemwe umwe agira ati umuzima ni uwanjye, uwapfuye n'uwawe. Abangaba ni indaye ebyiri zivugwa mu gihe cya Salomo. Salomo ari umuhungu wa Dawidi ndetse n'umwe yabyaranye na muka Uriya. Salomo rero ni umugabo uvugwa mu bantu bagiye bagira ubwenge, kuko we yari afite ubwenge burenze ubwenge. Yari afite ubwenge yari afite ubwenge bw'Imana aribwo bukenewe muri iki gihe. Salomo ni umwe mu bantu bagiye bakora imirimo ikomeye, bakemuye imanza zikomeye. Ahangaha rero ndagira ngo nkubwire ngo Salomo naho abagore bari bamuhamagaye, ikibazo cyari gikomeye. Cyari ikibazo gikomeye kuko indaya zararyamye zose zabyariye umunsi umwe. Ariko biba ngombwa ko umwe arangara, kuko uburangare bujya bubaho. Umwe arangaye biba ngombwa yuko aryamira umwana we arapfa. Undi nawe araryama arasinzira. Amaze gusinzira biba ngombwa nuko nawe umwana we aba muzima. Noneho wa wundi umwe wari waryamiye uwe distance de l'âge araza anetiko disa aterura wa mwana muzima mu gituza cya wa wundi nyina, arongera nafata wa wundi wiwe wapfuye aragenda amushyira wa wundi, noneho afata ya ntumba yiryamisha mu gituza cya wa wundi wari ufite umuzima. Noneho yandaye umwe abyuka, wa wundi akangutse asanga uryamyaho ya ntumbi iryamyaho ntabwo uwo mwana wari uwe. Aravuga ngo umwana wanjye wenda ntabwo yasaga atya, none ni iki gicisha umwana wanjye? Jye naryamye umwana wanjye ari muzima, none nkangutse wampaye umupfu, uwanjye ni uwo muzima. Urubanza ruragenda rurakomera, rurarenga rugera ibwami. Rumaze kugera ibwami, Salomo afata umwanzuro, aramanuka araza muri izo ndaye, avuga amagambo akomeye. Arabaza ngo ese ni iki gitumye cyangwa ni iki cyatubwira ko uyu mwana wapfuye yaba ari uwawe runa? None indaye imwe iti uwapfuye n'uwiwe, uwanjye ni muzima.
noneho nyina w'umwana nawe ati n'uwanjye, uwanjye niwe muzima, nari ndyamye mpunikiriye cyangwa sinziriye, yewe umunaniro wari mwinshi, ndangosaye bonerisitasi, ndangije ndasinzira, maze gusinzira indaya iraza ifata wa mwana wanjye, irisa ragosa iminifa, imukura mu gituza cyanjye, iraza nishyiramo umurambo, nyamara niwe waryamiye wa mwana wari muzima arapfa. None rero yaje anerurira umwana, atwara wa wundi muzima asigira umupfu. Noneho yaba Salomo adagifite ubwenge byari kuba ibibazo, kuko abana b'impinja bose uko bangana ari abazungu b'abanyarwanda barasa. Noneho birangije Salomo cyangwa se urwo rubanza rwari rukomeye, yishingikiriza Imana, ko hari umunsi umwe yasenze. Iyo dusomye ijambo ry'Imana, arasenga ngo Imana iramubwira ngo saba icyo ushaka. Salomo arasaba, abwira Imana ngo nyakubahwa, sinashobora kuyobora abantu wampaye, ahubwo wite nyihera ubwenge. Niwisi fosta, nibwo bwenge bukenewe muri iyi minsi ya none. Niki wide nosta, nibwo bwenge bukenewe mu bantu basenga, nibwo bwenge bukenewe mu gihugu, nibwo bwenge bukenewe ku isi yose. Noneho birangije Salomo ahita asaba Imana ubwenge. Imana iramubwira uti mwana wanjye nguhaye ubwenge. Maze kubimubwira yawe ngo nibyo udasabye ndabiguhaye. Niho tujya dusoma bira tugasanga Salomo yari afite ubwenge, afite ubutunzi. Imana aragira mugoroborera, imuha icyo bita ubutunzi, imuha ubwenge, imuha imbaraga, imuha guca imanza, aca imanza nyinshi. Ndagira ngo nkubwire ngo uru rubanza ntabwo rwari rumworoye. None wa mugore umwe arangije Salomo nk'umunyabwenge aravuga ati noneho kuba rubuze gica. Buryo bavuze ngo urubanza rwabuze gica nuko ruba rwo buri wese avuga ukumva ukuri kuramuhereraho, n'undi nawe ukumva ukuri kumuhereraho. Arangije Salomo akoresha ubwenge Imana amuhaye, aravuga atoke sawa, niba bimeze gutyo rero hari ikintu ngiye gukora. Ngiye gufata uyu mwana mucemo kabiri, noneho umwe atware iruhande, undi nawe ajyana uruhande. Niko dayimoni ameze muri iki gihe. Birangije nicyo cyaba dona secret des waidifa, ahita akoresha mbega ubwenge. Noneho wa mugore wapfushije aravuga ati yego mwami, noneho nufata uwo mwana umwice, noneho umudufatire umigihande nawe atwara ikindi. Noneho nyina w'umwana niho twasomye ahita avuga ijambo rikomeye, arabwira umwami ngo mwami kwica uwo mwana ahubwo mawo kumwica. Aleluya. Numuri stase modreda nogizima nifo numfata uwo mwana umumuhe, kuko kuba umwana wanjye ariho biruta ko yaba yapfuye. Noneho undi ati oya mwami, ahubwo reka tuhasome. Ahita avuga ati oya mwami, no wimuduha wenda nubwo yapfuye nyine birangiza. Ndagira ngo nkubwire ngo shitani nicyo kintu arimo akoresha muri iki gihe gikomeye, muri iki gihe kigoye, muri iki gihe abenshi bameze. Dusomye kuri 23 havuze ngo nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi abwira umwami ati nyagasani umuzima mumwihere, we wimwica nubwo bimeze biti. Ariko undi utaramubyaye utamufitiye imbabazi aravuga ati la Samsonida igre, ahubwo bamucemo kabiri mubure nawe amubure. Dusomye 27 avuze ngo umwami aherako arategeka ati uwo mwana muzima ntimumwice, ntimumwice na hato, mumuhe uriya mugore kuko ari we nyina. Kubera iki? Yari amaze kubona yuko ubundi nyina w'umwana ntamwifuriza urupfu. Nyina w'umwana wosayini industries ahora
acyakira ubuzima, arangije akoresha itegeko ngo uwo ni mwimumwice. Aleluya, niko Imana iri kuvuga. Oya, ntupfe, oya nturware, mbega ntuve mu isi, kuko haracyari umurimo w'Imana ugomba gukora. Salomo ako kanya ahita akoresha itegeko, bati okay sawa, noneho dore uko bigenda, noneho uwo mwana ntimumwice. Uwo mwana ntimumwice, ahubwo mumufate mumuhereze uriya mubyeyi umufitiye imbabazi. Bivuga ngo Imana ihora idufitiye imbabazi, nubwo shitani ahora ashaka kudidisa, kutwundirigra, kutwunisa iboneye, kutwica. Itegeko ry'Imana rirakomeye. Noneho Salomo arategeka, aravuga ngo noneho ntimumwice, uyu mwana mumuhe nyina. Umaze igihe kinini dayimoni agambiriye kukugirira nabi. Noneho dayimoni ahora anyaga umwuka n'imbaraga z'Imana, ariko ishobora byose, itarayirigreni, itadiswa, itagirya ruswa. Noneho yibirya ruswa uba warapfuye, ariko Uwiteka Imana ahora ari maso, arakurengera. Noneho uyu mugore Salomo abona ahita akoresha itegeko n'ubwenge, areba imbabazi wa mugore amufitiye. Impamvu shitani atagufitiye imbabazi nuko ashaka kukwica kugira ngo agukize, agukure mu isi, agukure mutaragira imirimo Imana ukora. Niyo mpamvu usanga guhora agoza mu nzoga, agoza mu busambanyi, agoza mu bibazo, agoza mu ntambara, kugira ngo uzinukwe nawe wakijijwe, wowe wari warakiriye Yesu, arirwa kuzanira irari ry'isi kugira ngo uve mu byizerwa ucumure. Noneho birangije Imana, aleluya, iragostisa ravosaide ikenosine ikoresha itegeko, aleluya, ikorera muri Salomo. Salomo ahita ahishurirwa ko wa mugore utafitiye imbabazi na hatoye mwana atari nyina. Noneho Salomo niwe yakuye ijambo ryiza, jambo nawe nkwifuriza, ijambo ryo kuvuga ngo mwimwica. Aleluya, mwimwica, ni mumuhe nyina nuriya uri umufitiye imbabazi. Yewe shitani nta wagufitiye, nubwo ubona uri mugenda nta wagufitiye, ahubwo Imana niyo igufitiye imbabazi. Ni nayo mpamvu nta kizakunanira Yesu yakirimo, nta ndayi Yesire dayigro, nta n'ikizigera kikwisha Uwiteka Imana yabigezemo. Ndagira ngo nkubwire ngo amateka y'ubuzima ajya ahinduka, ariko Uwiteka ntabwo ahinduka. Birangije rero nibwo bwabaye umugore Salomo aca urwo rubanza, aruca umwana muha nyina, wapfushije nawe aramuhamba. Nsige wahera. Nagira ngo nkubwire ngo rero ubuzima bwawe shitani ahora bucunda, ahora ashaka kukugira nabi, ndetse ahora ashaka kukwambura agaciro. Ariko uyu munsi tegeko ry'Imana riravuze ngo umwana wawe numusubizwe. Mwuka w'Imana wari warawunyaze, nigistonse bevo, umwuka w'Imana wari waranyazwe. Uyu munsi itegeko riraje riturutse mu ijuru, umwana wawe numusubizwe. Nubwo dayimoni yari yarakuvangiye, nubwo imyuka mibi yari yaragutwaye ubuzima, ariko nibugaruke mu izina rya Noledi savosire taige notara bosta saravasi eromedai oregrestansimini. Reka dusenge. Uyu munsi itegeko riraje rivuga ngo Salomo agomba guca urubanza, nawe Imana ikagusubiza ibyawe wanyazwe. Mana ishoboye byose, ndagushimiye. Sengeye uyu nguyu ugiye kumvira ijambo ryawe, umuha imbaraga kandi araryumvise. Ni umurokore, dore dayimoni yari yaramutwaye ubwenge, yari yaramutwaye ububasha, yari yaramutwaye kwa gutegeka, yari yaramutwaye ibintu byose. Nta nubwo yari agituma asenga, nta nubwo yari agituma abaho, ndetse indwara ya dayimoni yazimuteje ari nyinshi kugira ngo atarokoka, ahubwo ahora muri mu mubabaro. Urakoze, bikore. Nasengeraga ijambo kugira ngo abazaryumva bose bagirirwe neza, abari baratawe batoragurwe mu izina rya Yesu. Amen, amen.